bihagaze gutya munsi gato ya rugongo hari utuntu tubiri duto cyane dushamikiyeho tumeze nk'utudomo. Utwo ngutwo rero ni tw'umukobwa cyangwa umudamu afata akagenda akurura neza akurura, hanyuma rero tukazabyara imishino. Nuko iyo wamaze kuhogesha y'amazi ashyushye yego umva hemera gukweduka. Umubiri w'abadamu umeze nka plastiki, umeze nka plastike. Iyo wamaze kuhakaraba n'utuzi dushyushye tw'akazu yaze urawufata ukawukurura neza, ukawukurura ukakwemerera gukururuka. Noneho mwuko kukurura rero nibwo ufata ya miti tuba twasoromye ukayivuguta neza, hanyuma ugashyiraho utuvuta tw'inka ugasigaho ugakururisha. Ndakubwiza ukuri ku mudamu wabikoze neza afite umwete, afite ubwira kubw'icyo ashaka, iminsi 10 imyeyi iba yagwiriye. Iminsi 10 yonyine. Reka twongere dutangire tubaye ikaze ku Mazi TV, tubabwire ngo amahoro y'Imana kandi akomeze kubana namwe. Turabashimira cyane kubw'umwanya wanyu mukomeza kuduha mukurikirana ibiganiro byo ku Mazi TV. Turabasaba gukomeza gukora subscribe, like na share kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubageraho 5 kuri 5. Navuga ngo ibiganiro byacu ni ibiganiro byubaka abantu ku mpande zombi, yaba ku gitsina gabo ndetse no ku gitsina gore, mukarushaho kugenda munogerwa na gahunda zigiye zitandukanye za Mazi TV. Ni Jado umuhungu w'Abanyarwanda. Mu by'ukuri turishimye kandi cyane kongera kubana n'umubyeyi Anti. Navuga ngo ni iby'agaciro cyane. Munyemerere rero nk'abakunzi TV na abakunzi ba Mazi TV, mutwemerere tumuhe ikaze, tumwakire nk'umubyeyi wacu. No umubyeyi w'abapapa, no umubyeyi w'abamama, no umubyeyi w'urubyiruko. Anti, mu cyubahiro cyawe turakwakiriye. Murakoze cyane, murakoze cyane. Nitwa Anti, ariko abantu benshi basanzwe banzi, ngira ngo mumaze kumenyera. Ariko amazina y'ababyeyi nitwa Josephine Uwihirwe. Anti rero nakabyiniriro ko mu kazi, kubera ko nagize umurimo munini cyane gufasha abadamu, umurimo munini cyane gufasha abakobwa, umurimo munini cyane gufasha ingo muri rusange. Jado urakoze cyane. Mu byubahiro bya Anti muri kano kanya ndamufatira mikrofone, ntabwo nongera kumugora kugira ngo mu by'ukuri abashe kwirekura. Navuga ngo iri zina Anti ni izina twese twigeze kwibazaho, hari igihe kigeze kujya turyibazaho cyane, twibaza ahantu ryavuye, ariko tuza gusanga iryo zina wararikuye mu kazi wakoraga, kubera bitewe n'ubuhamya bw'abantu bagiye batanga, bavuga bati nyamazura umuntu yatubereye umubyeyi. Wagera ku bubatsi ingo ugasanga baturiya no umubyeyi, wagera ku bamama abapapa baturiya no umubyeyi, wagera ku rubyiruko ngo ni Anti. Mu by'ukuri navuga ngo iryo ni izina ryakoze cyane kandi ni izina rifite ibigwi. Navuga ngo rero kuri uyu munsi wa none abantu bafite amatsiko menshi yo kwibaza icyo tugiye kuganiraho noneho, cyangwa se topic y'iki kiganiro. Navuga ngo uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa guca imyeyo. Nari nanze kubivuga kugira ngo bamare amatsiko. Ubu ngubu tugiye kuganira ku kintu cyitwa guca imyeyo. Navuga ngo hari abantu bubatse ingo b'igitsina gore batazi uburyo bwo guca imyeyo. Hari urubyiruko rwinshi rufite imyaka iri hejuru ya 18 rutazi ikintu cyitwa guca imyeyo. Niyo mpamvu muri kano kanya tugiye gufata akanya gasa nkaho karambuyeho kugira ngo dusobanurire abantu ikintu cyitwa guca imyeyo kugira ngo babisobanukirwe. Anti, uri mama w'abamama, uri mama w'abapapa, uri mama w'urubyiruko. Niyo mpamvu muri kano kanya ngiye kuguha umwanya usobanurira abantu ikintu cyitwa guca imyeyo ni iki. Murakoze cyane, murakoze cyane. Guca imyeyo rero ni ibintu biri mu muco nyarwanda, ni ibintu bikorwa n'abana b'abakobwa, ariko ndetse no kubacikanywe n'abadamu barabikora nta kibazo. Guca imyeyo rero ni ibintu byiza cyane. Guca imyeyo ni umwambaro w'ababyeyi. Birashoboka ko ambaza uti ni umwambaro w'ababyeyi gute? Ndi bubigusobanurire, ndabisobanurira batwumva, dore ko nyine waje uri intumwa ya rubanda, ariko ubwo uzajya umbaza utuntu twinshi kugira ngo uzajya umbaza utuntu twinshi kugira ngo nyine rubanda ruduteze amatwi ruri kutwumva ube mu mwanya wabo, uhagarare mu izina ryabo. Guca imyeyo rero
nibyo kera bitaga ngo ni ugukuna. Ni ukuvuga ngo njyewe ndamenye ubwenge nyine nsanga bavuga ngo abana b'abakobwa bajya gukuna cyangwa se bajya mu rubohero cyangwa se bajya guca imyeyo cyangwa se bajya guca ubwatsi. Ayo yose ni amazina atandukanye avuga ku bihereranye n'umuco nyarwanda. Sinzi uze ko nyemera kujya mbone ko nkubaza ibibazo nshaka kubaza ndibwiye ranje uburyo mikrofone iri bukugire 5 kubera ko ikintu ngukundira umubyeyi utagikunda kuvunisha abantu. Ni ukuvuga ngo mu busobanuro ubashije kuba watanga bugufi cyane, uvuzemo ikintu cyitwa gukuna, uvugamo ikintu cyitwa guca ubwatsi. Guca ubwatsi nabigiranya nk'icyitwa gukura ubwatsi, kubera ko bisa nkaho ngewe birancanze. Niyo mpamvu ndi intumwa ya rubanda ngomba kubabaza mu by'ukuri aka kantu kitwa gukuna cyangwa se guca ubwatsi. Ndahamya neza yuko aho hantu uri buze no kuza kutwereka uburyo bajya guca imyeyo, uraza kuza kubitwereka nabyo. Ariko se aka kantu kitwa gukuna mu kinyarwanda cyumvikana, kubera ko navuga ngo ni ikinyarwanda kirimo uburyo buzimije, ariko ndimo najya ngo kidusobanure mu buryo noneho bwumvikana mu kinyarwanda cyumvikana, ku buryo na wa muntu navuga ngo utarageze amahirwe yo kwiga nawe yabyumva. Murakoze cyane. Guca imyeyo nyine ni ijambo riri mu kinyarwanda cyiza, ni ijambo riri mu kinyarwanda kijimije. Ni ukuvuga ngo rero mu kinyarwanda rusange ni ugukuna, ariko abo muri iyi minsi, u Rwanda rwo muri iyi minsi, urubyiruko rwo muri iyi minsi, bitewe n'aho iterambere rigeze, nabyo iyo bivuze ntago babyumva. Ni ukuvuga ngo rero twebwe twabyirutse nyine dusanga ari uko nguko babyita, ariko na n'uyu munsi niko byagakwiriye gukomeza kwitwa, keretse nyine abantu bagenda babishakira ayandi mazina cyangwa se izindi mvugo bitewe n'aho iterambere rigeze, bakabishakira nyine izindi nyito nko mu rurimi rw'icyongereza, mu rurimi rw'igifaransa cyangwa mu rurimi rw'igiswahili. Ariko mu kinyarwanda cyacu bwite ni uguca imyeyo, ni ugukuna. Ni ukuvuga ngo rero uwo ni umurimo ukorwa n'abana b'abakobwa. Biba byiza iyo umwana w'umukobwa abihereye nibura mu myaka 9 cyangwa se yenda bikabije mu myaka 10. Ariko ubwo mu myaka 10 naho haba habayeho uburangare bwa mama we, uburangare bwa banyina wabo, uburangare bwa banyirasenge. Ubundi ibyo ni ibintu twabwirwaga na ba mama, tukabibwirwa na ba masenge. Niyo mpamvu nanjye uyu munsi naje nka anti w'abakobwa, nkaza nka anti w'abamama. Nanjye naje kubaho banyirasenge batabaye, nanjye naje kubaho banyina batababwiye babahisha ibanga, naje kubaho banyina wabo bagombaga kuba, ariko uyu munsi bakaba barabatereranye. Rero niyo mpamvu naje kuba muri uru ruhande kugira ngo mfashe bene abo bantu muri iyi minsi, muri iki gihe. Guca imyeyo rero ni umurimo ukorwa n'abana b'abakobwa, ugakorerwa ku gitsina nyirizina, kuko ubundi buriya igitsina cy'abakobwa kiba kimeze nk'icyambaye ubusa, kiba kimeze nk'ikibiriho ubwamburi. Ariko iyo akana k'agakobwa kamaze guca imyeyo, gihita cyambara kigahita kikwiza. Ubundi uriya ni umwambaro w'igitsina. Ni ukuvuga ngo rero hari uburyo bikorwa, ntago bipfa gukorwa uko bibonye kose. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mfashe abanyarwandakazi bacikanywe, ndetse n'utwana tw'udukobwa tukiri dutoya. Dore twageze no mu gihe cy'ibiruhuko, ubu abana babonye umwanya uhagije wo gutega amatwi no kumva impanuro za nyirasenge. Niyo mpamvu nanjye ndi hano. Ni ukuvuga ngo rero turi bujye mu rubohero nyine mbibereke, mbanyuriremo muri make y'uburyo bikorwa, ariko nanabibabwira mu ncamake, ndumva ntacyo bitwaye. Ni ukuvuga ngo guca imyeyo ni umurimo ukorwa n'utwana dutoya tw'udukobwa, noneho no kubacikanywe b'abamama ndababwira nabo uburyo bikorwa, kuko umubiri wabo bararangije gukomera, bo bifashisha imiti, ariko utwana tw'udukobwa tubikorera aho ngaho. Ndabona hari icyo ushaka kubariza abanyarwanda. Mu by'ukuri si no kubariza abanyarwanda gusa, ahubwo ndashaka no kubariza abari muri diaspora muri rusange, abari mu nkutenye zigize isi. Mu by'ukuri abantu benshi bamwe bagiye batandukanye bakurikira ibiganiro bigenda binyura ku Mazi TV, mu by'ukuri bakomeza kwibaza ibintu bigiye bitandukanye bitewe na commentaire twagiye tubona, bagiye bahamagara ku matelefone bibaza bati ese
anti bisa nkaho mbaye nsubiye inyuma gatoya n'ubundi ndagaruka muri icyo kibazo nari ndimo ndakubaza bibaza bati anti iki gitekerezo yakigize gute kugira ngo abashe kuba yaba mama w'abakobwa akaba mama w'ababyeyi akaba mama w'abapapa akaba mama w'abasore ibi biganiro unyuzaho cyangwa se bagiye banafata imiti bitewe n'uburwayi bari bagiye bafite bugiye butandukanye kuri uyu munsi wa none beshi bagiye babona igisubizo cy'ibibazo bari bafite mu by'ukuri bakomeza kwibaza ngo ese anti izi mbaraga ziva hehe kugira ngo uyu muti ahaye umuntu mu gihe gito cyane uyituba igisubizo cy'ikibazo yari afite. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere kugira ngo ntangire iki gikorwa cyangwa se ntangire uyu mushinga wo gufasha abakobwa n'abamama nuko hari ingo nyinshi zari zirimo zisenyuka muri iki gihe. Umwana w'umukobwa agakora mariage yamara kugera ku mugabo ati bite kutaciye imyeyo, ati bugiye iwanyu niba nta banyogosenge ufite bugiye iwanyu, ati kubera iki banyogosenge batabanjije kukuganiriza ngo bakugire inama bakubwira iby'umuco nyarwanda. Ubwo rero ngiye mbona abantu benshi cyane batandukanye, nshingiye mu nsengero aho twirirwa bo dusengana, nshingiye muri communauté nyarwanda aho twirirwa hatandukanye hirya no hino, haba mu masoko aho dukorera imirimo yacu itandukanye ya buri munsi, haba mu kuganira n'abantu basanzwe, nsanga ari ikibazo gikomeye kandi cyugarije abanyarwanda muri rusange. Ntora umwanzuro rero ndavuga nti abantu batagize amahirwe yo kubona abanyirasenge, abantu batagize umugisha wo kugirwa inama, nanjye mfatiye ya mbere ndavuga nti reka nze mbagira inama, mbigisha uko baca imyeyo, mberekera uko baca imyeyo. Urambajije rero uti nirihe banga wowe ukoresha rituma abantu cyangwa se abakugana babikora bikemera mu buryo bwa vuba vuba byihuse? Ni ukuvuga ngo ibanga nkoresha njyewe nabyirukiye hano iwacu mu Rwanda, ngirukana n'abakecuru bakuze. Mama wanjye rwose aho ari niyubahwe, mama n'umubyeyi mwiza kuko yaramfashije cyane bikomeye. Nabyirukanye na mama wanjye, mbyirukana na bamasenge, bagenda batujyana mu mashyamba bakanyereka bati imiti iyi n'iyi ifasha abakobwa guca imyeyo, imiti iyi n'iyi ifasha abakobwa guca imyeyo. Nanjye rero maze kubona ko ikibazo gikomeye mu Rwanda, ndangije kubona yuko twugarijwe no gusenyuka kw'ingo no gutandukana kw'imiryango, nanjye ntori ya mbere njya mu mashyamba, ndongera niyibutsa bya biti bajyaga banyereka, ndetse ndongera nshaka na mama wanjye ndongera unyereka iyindi miti niba hari. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibanga nkoresha ni imiti y'ibyatsi, ni imiti y'imisoromano, gusa ndayifata nkayitegura neza, nkabanza nkayironga mu mazi meza y'akazuyaze ashyushye kugira ngo mikrobe zo mu gihuru zibashe kuvamo, none imiti nkayitegura neza, tukayivanga n'amavuta y'inka kuze, ya mavuta yarangije guhinduka umuhondo, hanyuma tukayihereza abakobwa n'abadamu bakagenda bagaca imyeyo, ibintu bikagenda neza. Ibanga rero nuko nzi kujya mu murima gusoroma. Nanone icyo nakongeraho ntabwo anti ari ukuvuga ngo apfa kujya mu ishyamba gusa agapfa gusoroma ibyo byatsi, hoya habayemo n'ikintu cyitwa ihishurirwa hamwe no gusenga. Ni umukozi w'Imana, navuga ngo ibyo akora abikoreshwa n'imbaraga z'Imana, ayoborwa n'imbaraga z'Imana. Gusoroma ni kimwe no gukora ni kimwe, niyo mpamvu urasoroma Imana igakora ibyo igomba gukora. Navuga ngo iki nicyo gihe Imana imira gukoresha iby'ubutwari kandi binyujije muri ya miti, kubera yuko iki gihe turimo turi mu gihe bisa nkaho abiyita abaganga bananiwe, kubera yuko hari benshi bitaga abadogiteri bakomeye, abapfumu bakomeye cyane, ariko ku buryo batabashaga kuba basubiza ibibazo abantu bari bafite. Ariko navuga ngo anti wajuje gusubiza ibibazo abantu bari bafite. Bisa nkaho impamvu nari nkubajije icyo kibazo n'ubundi ntabwo nari nirengagije insanganyamatsiko y'ikiganiro, nuko nari nibutse yuko hari abantu benshi bagiye bambaza ibyo bibazo, bibaza ibanga anti akoresha. Twigarukire rero mu guca imyeyo, wari muravuga akantu kitwa nugukuna, uri kutubwira ko akantu kitwa gukura ubwatsi, noneho guca ubwatsi, sorry, nyine uri kumva byancanze, niyo mpamvu nanjye ndimo ndabariza abandi. Uri murumva nk'ubu ngubu usobanura n'undi muntu wibazaga nka gutya nibazaga iki kibazo. Ubu ngubu rero sasa ujye kutwereka uburyo bwo guca ubwatsi. Hari abantu benshi. Nanone anti hari ikindi kintu nibagiwe,
navuga ngo nubwo wenda uvuga yuko hari abantu hari abana b'abakobwa bagiye babitozwa na ba nyirasenge cyangwa se ba nyina, ariko navuga ngo hari n'abatarageze amahirwe yo kubyigishwa. Buriya hari ukubyigishwa no kubifata ni ibintu bitandukanye. Hari uburyo umuntu yabikwigisha nyokwanya akaba yabikwigisha, ariko kubifata nabwo bikagorana, ku buryo haba ngombwa yuko haba umusesenguzi, haba umuhanga uzi gusobanura ibyo bintu. No muri diaspora barahari benshi, ku buryo rimwe na rimwe hari ingo zasenyutse bibaza icyo kintu cyakorwa gute. Anti ngewe ndimo ndagira ngo nanone kino kibazo se ngaho nkubaza akabazo gatoya. Mu by'ukuri nanone nubwo iri jambo ryitwa gukuna ari ijambo riri mu Kinyarwanda, nabwo nicyo Kinyarwanda nakundi kuntu wabivuga, ariko nanone hari umukobwa wibajije muri kano kanya. Mu by'ukuri navuga ngo hari abana bakuze biga Igifaransa, biga Icyongereza, ku buryo Ikinyarwanda cyabaye gikeya. Ese iri jambo ryitwa gukuna nta buryo warivuga mu buryo bwumvikana wenda nko mu Kinyarwanda, ku buryo nyine nk'umuntu ashobora kuba yakurura byibuze akaba yaryumva? Kubera ko nanjye ndimo ndaritekerezaho cyane. Ijambo ryitwa gukuna, guca ubwatsi, guca imyeyo, ubundi bikorwa bite? Nta buryo wabitubwira mu Kinyarwanda ku buryo byibuze wagerageza uburyo wadusesengurira nk'umuntu w'umuhanga, nk'umuntu uri nka profeseri, ku buryo byibuze natwe twagerageza tukumvamo bikeya ariko tukabyumva. Kuko nanjye ndacyatekereza gukuna, guca ubwatsi, guca imyeyo. Se nuguca imyeyo bisaba ko umufata umweyo ukawuca. Se nuguca ubwatsi kwa kundi uvuga ngo ugiye wenda kwa sobukwe cyangwa se ujyanye nka runaka. Se nyine biba byancanze, ariko njye ndimo ndajya ngusobane kuri akantu kitwa gukuna, guca ubwatsi. Nono turabizi ko uri buze no kutwereka n'uburyo bikorwa, ariko uratwereka n'uburyo bwo guca imyeyo. Ndabibigisha, yego ndabibereka, ndabibigisha, kubera ko hari abantu benshi bumva iryo jambo ariko bamara kuryumva akavuga ati mana yanjye ndamenya bikorwa gute, mana yanjye ndamenya babigenza gute. Ni ukuvuga ngo rero nk'umuntu mukuru nka anti wabo, nka anti wanyu w'umusesenguzi, kugira ngo ninjire mu magambo avuga ngo guca imyeyo, guca ubwatsi cyangwa se gukuna, mbisesengure mu bundi buryo. Nanjye nuko nasanze babyita, ariko gusa nyine ni igikorwa gikorwa n'abakobwa mu muco nyarwanda, akaba ari umwambaro w'igitsina. Ni ukuvuga rero nanjye nayo magambo nzi nuko babyita, nta bundi buryo mbizimo. Ahubwo ushobora gusanga tubishakiye iyindi nyito y'amagambo aribwo abanyarwandakazi batabimenya, nuko nguko byitwa. Ndahamya neza yuko abanyarwanda benshi ibyo ngibyo babyumvise, ndetse n'abari muri diaspora babyumvise. Navuga ngo iki cyari ikiganiro twari tunyujijeho kugira ngo tubanze tubiganireho gatoya. Navuga ngo noneho hagiye gusa nkaho hagiye gukurikira kandi gace gatoya ku kwerekana ibimenyetso cyangwa se uko bikorwa. Niyo mpamvu navuga ngo iyo uri international buri international, ni ukuvuga ngo ibintu ukora ubikora kuko ufite n'ibihamya. Niyo mpamvu rero n'ubundi nyuma y'ibyo ngibyo byakorwa turongera tuganire gatoya. Ndaza kusaba kameramani aze kuza kudufasha, turi buze kuza kurambura igitenge. Murabona ko habayeho uburyo bwo kwimuka. Navuga ngo turimutse tugiye mu rubohero. Navuga ngo uyu munsi ni umugisha ugeretse ku wundi, kubera ko tugiye no kureba uburyo zimwe muri za ndwara zikira cyangwa se imwe mu miti uburyo ikoreshwa ku bibazo mufite cyangwa se ku bibazo mwibaza bya buri munsi. Navuga ngo rero muri kano kanya anti mwamubonaga yicaye ku ntebe, ubu ngubu twimutse turi mu rubohero. Anti muri kano kanya twageze mu rubohero. Ese hano mu rubohero ugiye kutwereka iki? Murakoze cyane. Hano mu rubohero ngiye kubereka uko abadamu baca imyeyo cyangwa se abakobwa. Ngiye kubereka amoko y'imiti bifashisha kugira ngo imyeyo cyangwa se imishino ibashe gukura neza. Wow, navuga ngo ni ikibazo nibazaga byakunda, ariko nari mbizi neza yuko turi buze kuza kugihererwa igisubizo. Navuga ngo rero mukurikire kandi cyane. Anti agiye kutwereka uburyo baca imyeyo cyangwa se uburyo abakobwa barushaho kugenda banogerwa n'izi serivisi cyangwa se izi gahunda, sibyo? Reka anti none utangiye twereka uburyo bikoreshwa. Murakoze cyane. Murakoze. Jado arakoze cyane, aba yamfashije bikomeye kandi rwose aba yababereye aho mutari nk'abanyarwandakazi.
ni ukuvuga ngo mbere na mbere igikorwa cyo guca imyeyo uburyo gikorwa ku bantu bakuru bacikanywe, ndahera ku badamu cyangwa se ku bakobwa bakuze bagejeje mu gihe cy'imyaka 24 gusubira hejuru, kuko rwose abo ngabo baba bamaze gukomera, baba bamaze kugira umubiri ukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo uko imyeyo icibwa cyangwa se uko bakurura imishino. Mbere na mbere urabyuka mu gitondo ukabanza ugafata amazi ukayateka kugira ngo nyine n'amazi avemo mikrobe, birumvikana atagaruka kuba yakwangiza cyangwa akagutera ama infection. Urayateka amazi akabira, warangiza ukagenda ukitawaza n'utuzi dushyushye kugira ngo adatetse cyaba ari ikibazo, kuko amazi adatetse abamo mikrobe, mwese murabizi. Rero ugomba kubanza kuyateka akabira, ukareka gahoramo gakeya akaba nk'akazuyazi, noneho ukitawaza. Warangiza kwitawaza, abatazi wenda icyo kinyarwanda, ugakaraba mu gitsina nyine. Hanyuma rero wamara gukaraba mu gitsina, kandi nta gukoresha isabune mu gitsina, nta muntu uhakoresha isabune, wakoresha amazi meza cyane yabugenewe. Cyokora yego, ni ukuvuga ngo iyo ukoresheje isabune, buriya isabune hari amaproduct cyangwa se amaproduit menshi agize isabune yangiza mu myanya myibarukiro. Noneho gukoresha rero isabune hari ibigenda byangirika, bigatuma ugenda urwara utuntu tw'indwara zitandukanye cyangwa se wandura twa mikrobe dutandukanye, kuko wakoresheje isabune warangije kwica cyangwa se kwangiza ubwirinzi bwawo. Rero biba byiza amazi nayo abatetse wayabirinduje kugira ngo mikrobe zo mu mazi zipfe zitagaruka kukwangiza. Warangiza rero ukagenda ugakaraba neza nyine mu gitsina. Wamara gukaraba urumva haba habashije gushyuha, ni mu rwego rwo kugira ngo abantu bamaze gukura. Ibyo bikorwa n'umuntu wagize imyaka 24 gusubira hejuru. No kugira ngo rero habanze hongere hashyuhe, umubiri ubashe kwemera gukururuka cyangwa se kwemera gukweduka. Urakaraba rero n'utuzi dushyushye, warangiza iyo ukarabya n'utuzi dushyushye umubiri wemera urawukurura nyine, ukemera gukururuka. Erega buri imyeyo ni umubiri n'ubundi dukurura. Wese warubizi? None ngewe ikibazo ndi kwibaza se gukura umubiri kugira ngo ukururuke, wafata kukaboko kakurura gakururuka. Ni uvuga ngo imyeyo ni ukuvuga ngo ni igitsina cy'umudamu cyangwa se cy'umukobwa. Noneho hari utuntu, hari akantu karimo imbere k'igitsina cy'umudamu kitwa rugongo. Nyuma rero ya rugongo urabona ibihagaze gutya, munsi gato ya rugongo hari utuntu tubiri duto cyane dushamikiyeho tumeze nk'utudomo. Utwo ngutwo rero ni tw'umukobwa cyangwa umudamu afata akagenda akurura neza, akurura, hanyuma rero tukazabyara imishino. Yego, umva hemera gukweduka, umubiri w'abadamu umeze nka plastiki. Umeze nka plastike, iyo wamaze kuhakaraba n'utuzi dushyushye tw'akazuyaze, urawufata ukawukurura neza, ukawukurura ukakwemerera gukururuka. Noneho nk'uko kuwukurura rero nibwo ufata ya miti tuba twasoromye ukayivuguta neza, hanyuma ugashyiraho utuvuta tw'inka ugasigaho ugakururisha. Ndakubwiza ukuri, ku mudamu wabikoze neza, afite umwete, afite ubwira kubw'icyo ashaka, iminsi 10 imyeyo iba yagwiriye. Iminsi 10 yonyine? Navuga ngo ubundi ngewe ikintu ntereka nkubwire n'ikindi kintu nari mbizi neza ko nzakikubwira mu kiganiro. Ikindi kintu nkukundira cyane, uri umwe mu bantu batajya bavuga ngo bagiye kwikomplika cyangwa se ngo bagiye kwifata ngo kubera ko hari ibyo ngo bashobora kuvuga ngo bishobora ngo kuba ngo byatugaruka ngo kuko ngo dusenga ngo tubarizwa ngo mu mayiglize runaka, kandi nyamara ibyo ngibyo uvuga biri mu muco nyarwanda. Ibyo ngibyo birakwemerera kubivuga, sibyo? Kubera ko icyambere uri umuganga, urumva. Icya kabiri ibyo ukora ndabizi neza yuko byafashije abanyarwanda, binafasha abandi bantu bagiye batandukanye. Ubwo rero noneho umaze kudusobanura neza, reka nongere nsa nkaho mbinyuriyemo abantu gatoya, uburyo ufata amazi ukayateka, wamara kuyateka agashyuha akabira, yamara kubira ukayereka gahoraho gatoya kugira ngo za mikrobe zipfe, warangiza ugafata ya mazi ukitawaza. Wamara kwitawaza cyangwa se gukaraba mu gitsina, warangiza ukabasha kuba wagikurura kandi kigakururuka, ahasigaye ukabona gukoresha iyo miti wavuguse. Uyivuguta gute, uyikoresha ute? No kuvuga ngo rero ubu ngubu
twabishyize mu kinyarwanda cyacu muri rusange, ubwo ni abadamu bari hanze ya Kigali cyangwa se n'abari muri Kigali babasha kugeraho amashyamba ari nibwo sinzi wenda naguciye mu ijambo gatoya umbabarire, naguciye mu ijambo, reka ngire icyo mvuga kuri iyo miti ndeba iri imbere yawe. Navuga ngo ni imiti bisa nkaho ishobora kuba ivura indwara zigiye zitandukanye cyangwa se ivura uburwayi butandukanye. Ubwo rero niyo mpamvu nari nibagiye kukubaza kuri icyo kibazo, uraza kuza kudusobanurira ku muti n'indwara yawo, buri muti n'indwara uvura. Murakoze cyane rwose, nabyibukaga ariko urakoze kunyibutsa, nanjye nagombaga kubibasobanurira. Ni ukuvuga ngo rero iyi miti ni ubwoko butandukanye bw'imiti bugera muri bune. Ikiburamo ubu ni amavuta y'inka. Ndaje mbibwira abanyarwandakazi muri rusange kuko hari abatabasha kongeraho kubera ko bari kure, hari ndetse n'ababura ubushobozi uretse ko tutanayihenda. Ariko reka nyibabwire muri rusange, abazashobora kujya kuyishakira mu mashyamba bazagenda bayishake. Karame, uramutse uvuze iyo miti nk'umuntu w'umucuruzi cyangwa se sinavuga ngo umucuruzi, kuko iyo habayemo ikintu cyitwa gucuruza biba byabaye business, kubera ko ibyo ukora n'ubwo wenda iyo miti uyiha abantu ariko bakishyura. Navuga ngo ariko mbega icy'ingenzi ukora si ukwishyuza, icy'ingenzi ukora ni ugufasha. Iyi miti nuramuka uyibwiye abantu bakazajya kuyishakira, birasa nkaho business uraba umaze kuyivanga, kubera yuko niba ajya gushaka iyo miti ariko ntabwo bafite ubushobozi bwo kuyikora, kubera ko iyi miti ntabwo uzayibaha imeze gutya, uyibaha yarakozwe yaranyuze mu nganda ikagerwa ku rwego ikigo gishinzwe gukurikirana ibintu by'ubuziranenge bavuga ngo uyu muti uremewe. Ese aba bantu bazabasha kubikoresha gute nuramuka ubabwiye ngo mujye gushaka mu ishyamba? No kuvuga ngo mu by'ukuri nubwo ibyo ndimo ari business, ariko ni no gufasha abanyarwanda muri rusange. Jado, iyi miti iyo twarangije no kuyitegura neza ndetse tukayibahana n'amavuta y'inka, tuyigurisha amafaranga 5,000. Amafaranga si 5,000, urumva ari amafaranga menshi yatuma tutarangira abanyarwandakazi badafite ubushobozi bakajya kuyihigira nabo bakabyikorera. Ni ukuvuga ngo ku banyarwandakazi badafite ubushobozi batabasha kutugeraho, rwose ndabarangira uburyo ikoreshwa, baragenda bakayishaka. Ndaje mbabwira amazina yayo, muragenda mukayishaka, mukayoza n'amazi y'akazu yaze kugira ngo mikrobe zipfe, nibyo nahoze mvuga. Yego, muri ya mazi watetse, warangiza ukayanika neza, noneho nawe ukayisya cyangwa se ukayivunga, hanyuma ikabona agafu. Yamara kubona agafu kakavanga n'amavuta y'inka. Kubona agafu bigusaba kuba wayanitse amaze kuma. Urayanika ikuma, ni buri yanika nk'iminsi 3, yamara kuma ukayivunga neza, ukaba wakongera ukabiyungurura n'akayunguruzo, hanyuma ukavanga n'utuvuta tw'inka ukabasha. Yego, muri ka kafu kavuye muri ya miti wamaze kuvanga, hanyuma ukavanga ugaca imyeyo, ibintu bikagenda neza. Ni ukuvuga ngo abo ni bamwe badafite ubushobozi, ariko abafite ubushobozi cyangwa se badafite n'amashyamba yo kujya kuyicamo, tuyigurisha amafaranga 5,000. 5,000 urumva ari amafaranga menshi. Ariko ngewe uko mbyumva n'umuntu udafite ubushobozi ntabwo ashobora kuri 5,000, ntabwo yabura 5,000, kubera yuko nanone nubwo uvuze ngo urayifata ukayanika ngo ukabasha kuba wayisya kugira ngo ukuremo ako gafu uvanga n'ayo mavuta y'inka. Navuga ngo bisaba nanone ubundi buhanga, hari ibindi bintu bishobora kuba bikoreshwa nabwo. Ni ukuvuga ngo twebwe icyo dukora kidasanzwe ni uko tubikorana isuku nyinshi, ku buryo bisohoka byujuje ubuziranenge, ku buryo bitari butere abantu ama-infection. Ariko rwose nta kidasanzwe, ni ibyatsi tujya gushaka mu ishyamba, n'uwabasha kubishaka yabyishakira, ariko akabasha kwiyubakira urugo rwiza rw'umugisha rurimo amahoro y'Imana. Reka rero iyi miti nyirangira abanyarwandakazi babashe kujya kuyishaka. Nta kibazo wabarangira. Reka mbarangire nicyo banti w'abantu baberaho. N'5,000 harababona ari amafaranga menshi, hari n'abayabona bibagoye cyane, hari n'uyabona akavuga ati aho kugira ngo mbihereze umuhinzi amingira ibishyimbo dere n'igihe cy'ihinga ngiye kuyashyira ahandi. Reka rero mbibarangire. Murakoze cyane. Reka mbarangire iyi miti ku bantu babashije kuba mu byaro cyangwa se babashije kubana n'abakecuru. Aka ni akantu kitwa, murakabona neza, murabona tuno tubabi, ni akababi ni akantu kagizwe n'amababi 3. Rero kera mu cyaro
gashana kugira ne gashana kugira 5 gashana kugira 5 byose birashoboka. Ni ukuvuga ngo rero aka kantu kera mu giturage cyangwa se turagira inka bakitaga misundi 3 niko kitwa ku banyarwandakazi batwumva. Akenshi ntabwo karenze 3 kitwa rero misundi 3. Ni ukuvuga ngo rero ku bantu baduteze amatwi aka kantu kitwa ka misundi 3 mwajya kugashaka mu mashyamba. Reka nkabereke neza, kameramani bereke neza aka kantu, hanyuma bazabashe kujya kugashaka mu mashyamba. Uragashaka rero ukakavanga n'aka kandi. Aka kandi kitwa ngingo ijana. None karame cyari kutwereka imiti ngingo ijana. Iyo ni imiti ishobora kuvura indwara imwe. Iyi ni imiti ishobora gufasha umuntu guca imyeyo. Iyi ni imiti ishobora gufashishwa umuntu ari guca imyeyo. No kuvuga ngo mbega dushobora kuvura iyo ndwara imwe. Ushobora numva ngo ubonye kamwe ukabona kano kamisundi 3 konyene ukagafata ukakavanga n'amavuta y'inka, gashobora guca imyeyo konyene ikagwira mu minsi 10. Ugize umugisha wo kutubonera rimwe ugize umugisha wo kutubonera rimwe ukatuvanga nukongera imbaraga, ariko utagize n'umugisha wo kutubonera rimwe kamwe karahagije. Aka rero kitwa misundi 3 nabibabwiye. Akangaka kitwa ngingo ijana. Aka rero kangingo ijana nako ukagenza kwa kundi nababwiye, ni ukukoza, wamara kukoza nyine ukakanika iminsi 3 ukagasya, yego ukavanga n'utuvuta tw'inka ubundi ugaca imyeyo. Aka kandi rero ko kitwa umushyigura. Banyarwandakazi imishyigura murayizi. Aka kitwa umushyigura. Ni umushyigura. Kitwa umushyigura. Uyu nawo ni umuti nyine umuntu akoresha mu gihe cyo guca imyeyo. Umushyigura. Umushyigura mu kinyarwanda cyumvikana niki? Umushyigura nyine mu kinyarwanda kiza kizima cyumvikana. Urumva nawe kubera iyi ngiyi ari imiti ikoreshwa n'abantu bakuze bacikanywe, biba bigiye nyine gushyigura iyo mishino kugira ngo ihite ikura n'ingoga nyinshi. Kubera ko abantu bamaze n'igihe kinini. Baba baracikanywe nk'umugore ugize imyaka 35, nk'umugore ugize imyaka 40. Ni nko gushitura. Ni nko gushitura batiri. Urabona nyine nka batiri yagiye down, urayishitura igahita yemera kwaka. N'uyu mushyigura rero umva urashigura kabisa bigahita nyine ibintu biba uburyohe. Oya, ni ukuvuga ngo abagore bagize imyaka 35, 30 bifata nibura iminsi 10 kuko umubiri wabo uba warakomeye. Ubundi umuntu wakoze igikorwa cyo gutwita byonyine umubiri we uba wakomeye. Iyo umwana amaze amezi 9 mu nda umubiri w'umugore uba wakomeye. Icyo gikorwa rero icyo gikorwa cyo gutwita gituma umuntu akomera cyane ku buryo bisaba kumushitura nyine, bisaba kumushyigura koko. Ngiye rero imiti hari ngingo ijana, hari umushyigura, hari misundi 3. Hanyuma iyi miti yose ukongeraho utuvuta tw'inka. Yaba umushigura, yego, yaba ngingo ijana. Kuvuga ngo iyo ngiyo ni imiti umuntu ashobora gukoresha mu gihe agiye guca imyeyo. Yego rwose. Navuga ngo umwihariko numvisemo cyangwa se icyo navugamo gikomeye cyane, navuga kuri uwo umushigura nisya umushyigura, cyangwa ninshaka mwita umushituzi kubera yuko urashitura mu gihe gito cyane. Uwo muti mu by'ukuri navuga ngo ufite imbaraga zikomeye kandi ari umuti umwe. Mu by'ukuri ufashe kuri uwo nguwo ngingo ijana ugafata kuri misundi 3, navuga ngo ni imiti ibiri ishobora kuvangwa ikaba ishobora kuba yagukemurira ikibazo mu gihe kitarenze icyumweru. Noneho wagera kuri uyu nguyu umushyigura, navuga ngo ni umuti ushobora gukoresha mu minsi 10 bitewe waba umaze igihe kingana niyo cyaba ari igihe kinini wacikanwe gute mu minsi 10. 45 uri umudamu mukuru rwose nawe wujukuruje ugakoresha uyu mushyigura neza imishini ihita ishyiguka vuba mu minsi 2. Ikiza cy'umushyigura ubundi hari ukuntu ushobora kugenda ukuna cyangwa se uca imyeyo hanyuma ukayica nk'uyu munsi ejo ukabona yasubiye inyuma, ariko iyo ukoresha umushyigura ntisubira inyuma ifatiraho. Bisa nkaho turakibereye hano mu rubohero
twageze mu rubohero ubu ngubu ni mu gikari n'ahantu pembeni. Navuga ngo ikindi kibazo nanone nshobora kwibaza tukiri hano mu rubohero, mu by'ukuri iyi miti yo uwo muntu yamaze kuyikoresha, iyo yamaze kuyikoresha ni ukuvuga ngo tayari guca imyeyo biba byarangiye. Iyo umuntu yamaze kuyikoresha nibura iminsi 10 tayari guca imyeyo biba byarangiye kabisa. Uhita utandukana no kwirirwa ushwanashwana n'umugabo akubwira ati ntago waciye imyeyo. Gusa ikiza cyo guca imyeyo, ibyiza byo guca imyeyo ni byinshi cyane. Ibyiza byo guca imyeyo sinzi niba wari bubimbaze, ariko ngewe nari mbabikiye ibanga. Ndabizi ko ndi bubikubaze, nanjye ndakibiki. Okay. Navuga ngo turakibereye hano mu rubohero, turacyari kumwe n'umubyeyi wacu Anti, aracyari kudusobanura ku bintu bigendanye n'imiti. Reka manze mbwire abakunzi bakurikirana Amazi TV, mbabwire ngo mwagize umugisha kandi ukomeye cyane wo guhitamo Amazi TV. Turakomeza kubibutsa gukora subscribe, like na share kugira ngo ibyiza byo ku Amazi TV bikomeze kubageraho 5 kuri 5. Reka twigarukire kuri Anti, tugomba kukanyuzamo n'aka kantu kugira ngo n'abakurikiye ibi biganiro byacu bwa mbere nabo bakandeho kuri ka kantu k'umutuku kanditseho subscribe, harahitaza akantu k'inzogera nako mugakoreho, ndetse mukore no ku kantu kitwa share, usharingire muri ba bantu bari muri Amerika, ba bantu bari Dubai, ba bantu bo muri famille bafite ibibazo nawe uzi, ubasharingire kugira ngo babone ibi biganiro byacu. Tubwire ikiza cyo guca imyeyo Anti. Ikiza cyo guca imyeyo rero Jado, ibyiza byo guca imyeyo ni byinshi cyane, ariko buriya mbere na mbere umudamu waciye imyeyo cyangwa se umudamu ufite imishino, buriya no kumukarisa kugira ngo ajye muri mudu biroroha, kuko iyo umugabo arimo gukarisa agakora ku myeyo ujya muri mudu vuba, uhita ugira santima. Akenshi iyo umugabo arimo agenda ayikoraho, ayikurura, ayikarisa, ububobere buhita bwizana. Hari ibintu by'ururenda byinshi cyane biba mu mudamu iyo umugabo atangiye gukoraho ku mishino cyangwa se ku myeyo, ururenda ruhita rutangira kwizana, nawe ugahita utangira ukajya muri mudu. Icyo nicyo kiza cy'imyeyo cya mbere. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo imyeyo yambika ubwambure bw'umudamu, imyeyo ihisha igitsina cy'umugore. Yego, umugore rero ufite imyeyo, nk'urugero iyo aryamye agaramye ategereje nyine ko umugabo aza, urabona nyine umugabo mushaka gukarisanya, mwarangiza ugahita uryama, mu gihe nawe arimo kwitegura ngo aze, ntabwo asanga urangaye. Jado asanga wambaye kabisa, nawe bikamusaba kubanza gufata imyeyo akayigeza uruhande rumwe n'igitsina, akoresheje igitsina akabona kwinjira. Icyo ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu, iyo wagiye kwa muganga kubyara ntago uba wambaye ubusa, ntago uburangaye. Ibi rero ni ibintu biri mu muco nyarwanda, ntago twebwe abubu ari twebwe tubereyeho kuza gukuraho umuco, bigomba gukorwa kuko ni umuco nyarwanda. Hari nk'abanyamahanga benshi cyane, hari abadiaspora bari hirya no hino baza gushaka abageni mu Rwanda, atari ikindi kiza babakurikiyeho, batabakurikiyeho amafaranga. Urabizi ko abanyarwandakazi benshi ntibanayagira menshi, atari uburanga bwiza cyane babakurikiyeho, ahubwo babakurikiyeho umuco nyarwanda, babakurikiyeho ko baciye imyeyo. Yego, urumva rero umumaro w'imyeyo ni mwinshi cyane. Navuga ngo murimo murumva ko guca imyeyo, navuga ngo ni umumaro ukomeye cyane ku gitsina gore. Navuga ngo mu gihe cyatambutse cyangwa se mu kiganiro twakoze cyashize, hari bamwe mu bantu bagiye batanga ubuhamya, bagiye bakurikira ibiganiro byo ku Amazi TV, bagiye bunguka mu buryo bwose bugiye butandukanye. Hari abari bafite uburwayi butandukanye bagiye basubizwa, ibibazo byabo birakemuka. Abo bantu twari bajije nimba twabatangaza, ariko dusanga bishobora kuba ikibazo, biba ngombwa yuko tubabwira ko tugomba kuzabanza kubabaza nimba dushobora kuvuga amazina yabo. Anti, wanyemerera abo bantu nkavuga amazina yabo kandi nkanavuga naho batuye, niba nta kintu bitwaye? Nta kintu bitwaye, kubera ko bo bifuje yuko twavuga ubuhamya bwabo. Murakoze cyane. Buriya niba abantu twarabafashije ibintu bikagenda neza kandi ibintu bikemera, bonyine bo bagatanga uburenganzira ati nta kibazo, muzajye munadusuhuza mu kiganiro,
muvuga aho dutuye nta kibazo kuko imibereho yacu cyangwa imibanire yacu abaturage barayizi, abanyarwanda duturanye barayizi, ba gitifu birirwaga batwunga barayizi, ba mudugudu birirwaga batwunga barayizi, ariko uyu munsi tubanye neza mu mahoro. Bati mujye mudusuhuza no mu biganiro nta kibazo. Jado ufite uburenganzira bwo kubasuhuza. Nanjye ariko aho bari hose ndabashuhuje kabisa, nibubahwe. Jado babasuhuza nta kibazo. Navuga nanone rega buriya abantu bemerewe gutanga ubuhamya, abantu bemerewe gutanga ubuhamya. Nimba baraje anti bafite ibibazo ukabakemurira ibyo bibazo bitewe, hari abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye ubaha imiti barakira, ni ngombwa yuko nabo bagomba gutanga ubuhamya. Ni urutonde ruriho abantu 10 ariko bifuje yuko twavuga ibihugu barimo cyangwa se ibice barimo, ariko nituvuge ngo imyirondoro yabo yose. Yes, reka mbanze nshimire Kwizera Suwede, turagushimiye cyane kubwo gushimira anti kubw'ikiganiro wakurikiye ku Mazi TV bitewe n'ikibazo wari ufite cyamaze gukemuka. Turagushimiye cyane kandi nawe Imana igumugisha kuba warifuje yuko twazatangaza ubuhamya kandi ufite ibihamya bw'ibyakubayeho kandi byiza binafatika. Reka dushimire Jacqueline guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe reka tumushimire cyane. Navuga ngo nawe yarafite ikibazo gikomeye cyane yenda no gutandukana n'umugabo, ariko umunsi yayobokaga anti yamugiriye neza, yaramufashije. Navuga ngo nawe Imana imumugisha. Reka dushimire yitwa Claude guturuka i Bujumbura, navuga ngo ni umunyarwanda umaze igihe kinini Burundi, nawe yarafite ikibazo gikomeye cyane, afite abana bageze muri 3. Navuga ngo anti nawe yamugiriye neza, yamuhaye imiti kandi nabwo yaramufashije. Navuga ngo nawe yifuje yuko twazashimira anti kuri kamera kandi tukanabwira abantu benshi bakurikiye Amazi TV yuko anti hari abantu benshi cyane yafashije. Reka umuvandimwe nawe tumushimire Claude. Reka dushimire we yifuje ko tuvuga izina ry'umwana Mama Liliane guturuka Kabeza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Nawe anti aragushimira cyane. Kandi reka dushimire Jackie guturuka mu Nyakabanda hano nabwo ni mu mujyi wa Kigali, nawe turamushimiye. Navuga ngo urwo rutonde rw'abantu 10. Reka dushimire uwitwa Nshuti guturuka i Bugesera, nawe turamushimira cyane. Nawe yaratubwiye ngo dushimire anti, tumubwire ngo wamubereye umubyeyi cyane kandi waramufashije, uri umwe mu bantu batumye urugo rwe rukomera kugeza ku munsi wa none. Yaranavuze ngo kandi si muri abo bantu gusa ahubwo uri uwa mbere. Reka dushimire Nadina guturuka i Kamonyi, nawe turamushimiye cyane. Yaravuze ngo tuzashimire anti, tuvuga ko wamufashije cyane, urugo rwe rwari rugiye gusenyuka ariko kuri uyu munsi wa none babyaye 4. Imana igumugisha cyane anti. Reka dushimire nanone by'umwihariko umupapa mwiza cyane, yitwa nawe nibazina, yitwa Jean Dodier. Navuga ngo nawe yifuje ko twagushimira kubera ko indwara zo wavuye ni nyinshi, ntabwo twazirondora gusa bifuje ko twazagushimira mu kiganiro. Nawe reka yumve yuko tugushimiye cyane mu buryo wamufashijemo, yarageze kure. Imana iguhe umugisha. Reka dushimire abandi bantu 2, dushimire uwitwa Claudina kandi tunashimire nanone uwitwa Specioza. Bifuje yuko twagushimira abo ngabo babarizwa mu gihugu cya Belgique, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nabo reka bumve yuko tugushimiye cyane kandi Imana iguhe umugisha. Anti twadufashe uyu mwanya wo kugira ngo tugushimire kubw'icyifuzo cyangwa se igitekerezo abantu bari bagize. Reka rero nkubwire ngo warambutse wambuka mu Rwanda, uri winyabya mu bice bya Aziya, uvuye muri Aziya winyabya ku mugabane w'Uburayi hose wagezeyo. Navuga ngo izi mbaraga uri murakoresha n'imbaraga z'Imana. Ese wowe niki wabwira aba bantu bafashe umwanya wo kugushimira bakifuza ko twazagushimira mu kiganiro? Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye aho muri hose kabisa, mwubahwe. Nanjye rero ntabwo nareka gushimira abantu bakomeza gukurikirana ibiganiro byanjye, kandi ndashimira rwose abantu by'umwihariko bakomeza kongeraho nanjye banzanira impano zitandukanye. By'umwihariko ndashimira umuntu wese nshaka kumuvuga izina, umuntu wampaye impano n'iyi superi nziza cyane mubona nicayeho.
mu minsi ishize nabonye nari nanamupostinze abantu munkurikirana ku Mazi TV ngira ngo mwarabibonye nari namupostinze aza kumpiye impano rwose twanayikuye muri envelope yari yayizanyemo nawe ndamushimiye ntabwo ari kure yari hirya mu Gasyata simvuga amazina ye ariko ndamushimiye cyane Imana imuha umugisha urabona yuko iyi mpano yanzaniye yahise nyine imfasha kubereka uburyo duca imyeyo mu rubohero ndamushimiye cyane nshimiye n'undi mu mama witwa mama Esther uri Karuruma nawe ndamushimiye cyane Imana imuha umugisha yego nongeye gushimira rero n'undi mu mama witwa Kandida uri muri Nyabyondo nawe ndagushimiye cyane mbese ababyeyi abakobwa aho muri hose mwubahwe kabisa hari abakobwa benshi cyane maze iminsi ndi gufasha muri iyi minsi bari bagiye gushinga ingo ariko ba anti wabo bababajije basanga batarigeze baca imyeyo aho muri hose ndabashuhuje hari abakiri mu Rwanda hari aburiye indege barangije kugenda kuko amakwe yabo yari gukorerwa hanze y'igihugu aho muri hose ndabasuhuje kandi ndabashimiye karibu sana rero mukomeze mungane dufatikanye dushaka ibisubizo by'ibyo bibazo byanyu ntibagiwe n'abakobwa barimo kwitegura gushinga ingo nta kibazo mugomba kuzajya muntumira nkaza kabisa mu buradishawa yanyu nkaza gutanga impanuro murakoze cyane Imana ibahe umugisha navuga ngo niba hari ikindi kintu kinshimishije cyane kubona umubyeyi nka anti wagiye ufata impano zigiye zitandukanye harimo n'impano kandi zigiye zinakomeye ariko kuba afashe umwanya agashimira umuntu wamuhaye igitenge akavuga ngo warakoze cyane rwose Imana iguha umugisha navuga ngo mu by'ukuri anti ni umwe mu bantu bazirikana cyane gift yose waba hari n'umuntu wenda wari ufite gift uvuga ati se nzatanga gift anti namujya imbere ariko urimo urumva yuko n'uw'igitenge nawe aramushimiye kandi icyo waba ufite cyose anti arazirikana kandi cyane anti kugira ngo none twite tugana ku musozo kubera ko ibiganiro bya Mazi TV nakagaruka bihora bitegurwa bihora biri ku murongo niki wabwira abakunzi ba anti wavuze yuko kubera ko muri iki kiganiro warusoje usa nkaho ushimira cyane igitsina gore ariko nabwo hari igitsina gabo kigushimira cyane niki wasoza ubwira abakunzi ba Mazi TV kandi bavuga bati Amazi TV tuzarenda tuva muri ubu buzima tugikunda Amazi TV ndetse na anti icyo nasoza mbabwira abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi muri rusange icyo nasoza mbabwira nuko bazajya bakanda subscribe ku Mazi TV bagakurikira ibiganiro byanjye uko bwije nuko bukeye kuko harimo impanuro nyinshi harimo ibintu byinshi cyane byo kubafasha kandi harimo ibintu byinshi cyane byo kubagira inama bakabasha kubaka ingo nziza cyane ingo z'umugisha zirimo amahoro y'Imana ni munkurikirane rero mubashe gukora na share mwoherereze ibi biganiro ku nshuti zanyu ku bantu banyu bari hanze y'igihugu hanyuma tubashe gukomezanya dufatikanye kubaka ingo zacu murakoze cyane reka dushimire by'umwihariko cyane anti kubw'umwanya aba yafashe kugira ngo aze kuza gutanga impuguro yaba kububatsi ingo ndetse no ku rubyiruko reka tumushimire tuvuga ngo Imana imuhe umugisha kandi cyane kubw'umwanya we aba yafashe kugira ngo azatanga buno busobanuro mu by'ukuri navuga ngo turamutse tujye kureba amafaranga twamani twayabona ariko we ari mu buryo bwo gufasha nakubwira ngo waba ufite ibihumbi 5 waba ufite kuzamura navuga ngo wabona umuti ushobora gukemura ikibazo ufite reka tugusabe wowe ukunda gukurikira Amazi TV ukimara kujya kuri YouTube urabona amagambo yanditseho subscribe uhita ukoza akazogera gasa nkaho gafite amatwi abiri nako gakoreho mu by'ukuri aho ngaho hafi hari ijambo ryanditseho share urakoraho ujye kuri WhatsApp cyangwa Facebook cyangwa Instagram byaterwa n'imbuga ukoresha icyo kiganiro ugishayaringe uko ugishayarinze niko kugenda ufasha wa muntu wawe ufite ikibazo runaka kuba yahura na anti kandi na nimero ziba ziri ku kiganiro nazo wazibona rero turakwibutsa gukora subscribe like na share reka tugushimire cyane kubw'umwanya wawe hari ababyeyi bakurikira ibiganiro bya Mazi TV bari mu modoka batwaye cyangwa se batwawe hari ababaryamye mu ngo zabo ndetse hari n'ababa
bari kwa muganga, hari ababa bari mu bice bigiye bitandukanye, hari abantu benshi babigomwe umwanya wabo bagakurikirana ibiganiro by'Amazi TV. Reka tubashimire cyane kandi tukomeze tubabwire ngo ibiganiro by'Amazi TV nakagaruka, ukomeze ubikurikirane kandi nibikagucike kwa prodinga. Ni buri munsi ibiganiro bijyaho kandi cyane bishobora kugufasha mu buzima. Reka dusabe anti atange nimero ye ayivuge, n'ubundi rajya no kukiganira yajyaho, ariko no kuyivuga hari umuntu byumva utanabisoma. Murakoze cyane, nimero yanjye ni 078 49 76 339. Ndasubiramo, ni 078 49 76 339. Mbivuze nitonze, mbivuze gakeya kuko hari abantu benshi bampamagara bakandega icyo kintu bati ntugitanga nimero zawe. Niyo uzivuze uzivuga wihuta cyane, niyo mpamvu rero nzisubiyemo. Ariko nyamuneka nimuze dufatanye kwiyubakira ingo zacu, ingo z'umugisha zirimo amahoro y'Imana. Ndabaha rero adresse zanjye. Nkorera hariya mu mujyi iruhande rwa Simba Supermarket, imbere ya etage yo kwa Makuza, kuri etage yanditseho BH Plaza. Nkorera mu ivuriro ryitwa Kabaka Health Center. Ivuriro ryitwa Kabaka Health Center. Ujye ryumva. Murakoze cyane, murakoze. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Bye. Ni izihe mbuga nanone abantu bashobora kuba bakubonaho imbuga ukoresha atari Amazi TV, yaba Instagram, Facebook, WhatsApp? Urazikoresha? Ujye kuri Instagram handitseho ngo iki, yandikaho ngo iki, kugira yandikaho gute kugira ngo akubone? Okay, jya kuri Instagram, ujye kuri Facebook, ujye kuri WhatsApp, iyo nomero urayisangaho. Ahasigaye ukurikirane gahunda zose za anti, yaba imugura gomeza gutanga ibiganiro by'Amazi TV. Nakagaruka. Ciao, bye bye.